tubahaye ikaze mwese abadukurikira aho muherereye hose. Tubashimire mwe mukomeje kugenda mukora subscribe ndetse n'abakunda gukora like igihe barimo kumva ikiganiro. Tubabwire ngo kuri izi channel zose Robert Prince Muhungu wa Yesu TV ndetse Byishimo Official n'izindi channel zose. Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu. Prince Yesu ashimwe. Yesu ahimbazwe. Ngira ngo rero ni nabwo bwa mbere duhuye Kabisa. Ndagira ngo uyu munsi rwose tuze kuganira kandi tuze kugira ibintu bimwe na bimwe nk'umuntu w'umukozi w'Imana, umuhanuzi, umuntu uzwi wenda mu rwego navuga ngo rutari hejuru kuko uzwi ku rwego rwo hejuru ni wa mugabo twubaha twese. Abandi twese turi munsi ye. Reka rero tuguhe ikaze usuhuza abantu badukurikiye. Tuje abantu mwese mudukurikiye, hari umuntu ushobora kuba mbonye ari ubwa mbere ako si igisobanuro cy'uko ntabagaho. Nabagaho. Nitwa Prince Robert, nkaba ndumuvuga butumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ubwo mu murimo nkora ndumuhanuzi, nkaba n'umwigisha w'ijambo ry'Imana. Yego. Ariko ngo akantu mu guhanura kari gushiramo. Akantu ku bantu bagahanurira ariko bagamije. Niyo mpamvu abantu benshi ngo guhanura nyine bagiye bagenda babivamo kubera ko nta kintu kikirimo. Urumva iyo bavuze ngo umuhanuzi ubundi ni umuntu wubakira ku uyu munsi ahashize n'ahazaza. Niyo mpamvu kera babitaga ngo ni babamenya. N'abantu bamenya ibyashize. Umuntu akaba yaza kurondora mu mutima wawe akaba ati Pastor Byishimo mbonye mu kwezi kwa 10 kwashize hari ikintu cyabaye iwawe, urukumva wenda n'urugero baraje batabibi ni wawe, urumva ni ibintu byahashize wowe utaruzi amenye. Donc akareba cyangwa se akavuga ati ariko ndi kubona mu mwaka ugiye kuza hari ibintu bizakubaho. Hanyuma rero abahanuzi baba mu byiciro ibi bitatu. Hari umuhanuzi w'Imana, hakaba umuhanuzi wa Satani, hakaba n'umuhanuzi w'inda. Uri kumva? Yeko buriya nemero w'inda cyane. Umuntu nemero umuhanuzi w'inda kuko burya no kwihangira akazi. Ubwo rero Imana yanamutwara w'inda. Oya iramutikura rimwe na rimwe. Ariko yamutikura se gute? Nta kintu bapfa, nta akazi kandi ubushumeri bwazanywe na Adamu wariye ibiti Imana yamubujije, asigaye twese tubyisangamo. Ni muri uwo muryo ndagira ngo tuze kwinjiramo. Twagiye tubona abantu bari gukora umurimo w'ubuhanuzi no kuvuga ubutumwa. Turaryoherwa, turanafashwa, abantu benshi barahinduka ndetse bahanura ibintu bikomeye birasohora, basengera abantu mu buryo bukomeye. Ariko tugiye tubona abantu bateye umugongo umurimo bakoraga, bagenda nka Nyomberi, reka tuvuge gutyo, cyangwa bavamo nka Marawi. Noneho turababura. Muri aba bantu bagiye babura, ndagira ngo uze kudusesengura tugwese aba bantu bagiye he, yabaye mu ijuru ari mu Rwanda. Hakaba hari urwego rw'ubugenzacyaha, ubwo rwaba ari RIB birumvikana. Abantu baba barashakishwa kuko ni impano ikomeye turi kugenda tubura kuri izi mbuga nkoranyambaga no mu rubuga rw'ivuga butumwa. Muri abo bantu harimo umukobwa bita Riziki Chantal. Riziki Chantal ari channel Riziki Chantal nta kintu giherukaho. Amacano yajyaga avugiraho ubutumwa nta kintu kiriho, mu nsengero ntitikimubona. Kandi niba hariho umuntu wari ukunzwe ndetse utanafite umugayo ni Riziki Chantal, yaba yarazize iki? Umbajije nk'umwarimu uri kubaza umunyeshuri, ariko reka nanjye subize nk'umunyeshuri ugiye gusubiza umwarimu. Kera tukiga mu ishuri hari ukuntu bajyaga batubaza ngo uvuga ngo impamvu 10 ngo zatumye n'urugero habaho intambara ya mbere y'isi yose. Nawe ushobora kumbaza ngo ni izihe mpamvu zishobora kuba dushobora kubona abahanuzi baza bagahanura tukababura. Izo mpamvu rero zishobora kurenga 10. Mu mpamvu habaho impamvu z'uburyo bubiri. Habaho impamvu z'uwo mwanya, hakabaho n'impamvu z'igihe kirekire. Sinzi umuhanuzi uhanurira inda we biroroshye ko ashobora kubona ihaho ibyo yararimo akabireka. Hanyuma umuhanuzi uri guhanura ibya Satani, kuko Satani agenda burikora ibyo mu bwami bw'Imana, ashobora kuba ari agenda yarigezweho, iyo turufu ntaba Imana ni Satani naba kikeneye akavaho. Even no mu bwami bw'Imana buri umuhanuzi amariki
umuhanuzi ni umuntu uvuga amarangamutima y'Imana, nk'uko uwinda nawe avuga amarangamutima ajyanye n'iki n'inda. Hari ushobora kuzagusanga iwawe muri salo byishima agahita avuga ati ziriya ntebe Imana ivuganye nanjye ko uwinda ni proje, uwinda yagitiva proje ye, uw'Imana agagitiva proje y'Imana, n'uwa shitani nawe agashyira mu bikorwa imigambi ya shitani. Reka rero ncamikire kuri abo bahanuzi batatu, nubwo n'uwinda tuze kumushyiramo, kugira ngo umenye ko umuntu ari umuhanuzi w'Imana. Kabiri, umenye ko ari uwinda. Gatatu, umenye ko ari uwa Satani. Bisaba kuba ufite umwuka witwa uwa diserinoma. Ariko njye nakwibarizaga aho bagiye izo mpano nzaza tuzisesengura. Niwe nshaka kwitsa. Ese rega ntabwo ari Riziki, hari Riziki Chantal, hari ba Michel, hari umuntu bita Zigirishuti Michel, hari ba Mesha umwe oya Meshake ndacyamubona, niyo wabeshya nge nkaba nkubona ntacyo. Nta kibazo bujya umukinyi ukina naba ariko ari mu kibuga ujya bakitabira imyitozo, umutoza abakimutoza. Ndavuga abantu babuze mu kibuga, ndabonamo Riziki ndi kumubura muri 11 babanza mu kibuga, nkaburamo Zigirishuti muri 11 babanza ku kibuga, Riziki Shinyango yarutahizamu, Zigirishuti oya Zigirishuti ni defender inyuma gatoya kabisa, akadefanda n'umusatsi w'umukara n'ibintu bikomeye cyane. Reka wenda mere uburetse ndabura umuntu barakagira Pascal, niba kiba ku kibuga cy'indege wenda yara Rwanda ikaba yaramugonze ntago mbisi, ndi kubura umuntu bita Isaro Elize uramuzi, yanenze Gitwaza, anenga Masasu, anenga Minyone, anenga ADPR, byose arafata araritura kubita hasi, turahaguruka turamureba tutubwo ni uje. None twagiye kubona tubone Elize ni sabuni yashize itarafu kabaye, sibyo? Hari n'abandi ikibazo cyawe kirakomeye, bagiye reka nyisubize kubera ku bintu bitatu. Reka mere kuri Michel, wenda n'urugero mbajije. Nka Michel urabizi ko ari umunyedini mwiza pe, tuvugisha ukuri, wamakanya hano nawe ubwo hari icyo yaba ari gushaka. Michel rero ikintu cyamubayeho, idini rye ryarahindutse, we amenya ataramenye ko ryahindutse. Sinzi niba icyo nkwemerera. Michel idini ryarahindutse, ntiyamenya ko ryahindutse, urukumva sibyo? Agumana nayo n'abandi bameze nkawe, babita mu gifaransa abakonservateri. Aho rero uri kumva ntabwo waza kuri mubonamo, sibyo? Nabo bamubonanaga nabo barimutse, ntiyamenya ko bimutse. Ni icyo ngicyo uri kumva, aho yagiye ari muri Antiquite. Yes, Bibiliya iravuga ngo umukiranutsi wanjye nagwa azabyutswa, nabyutswa n'igihe tuzamubona wenda aje kuyobora idini ryavuga ati katubisubize ku murongo, sibyo? Ariko nk'umunyedini mwiza nakubwira ngo mu mpamvu z'imboni zanjye nka Robert, ndi kubona uri kumva yaracogojwe nuko idini rye ryahindutse, we ntiyamenya ko ryahindutse cyangwa se nishimira kugendana naryo. Wari ukomoje ku muntu witwa Elize Isaro. Elize arahari yibereye mu bwubatsi, sibyo? Arimo kubaka inzu. Yego. Ariko ashobora no kuba nawe yaracogojwe mu rugendo. Ni ibihe bibazo Elize yagize? Ariko si wowe wafata umunyafu ukazitura kuri aya mavuta ya Gitwaza nk'uko uri kubivuga, ugafata umunyafu ukazitura kuri aya mavuta ya Minyone, ukazitura ku ya Masasu, ugira ngo we biraza kukugwa amahoro? Ni ibintu biba byoroheje. Ibyarwanya umuntu byo ni byinshi. Kandi ikindi nanone umenya ko iri soko ryitwa social media n'ahandi ni imburamumaro. Ariko uzi ko na channel baziroga cyangwa nabyo barayiroga neza ikanga neza. Oya, nabyumvanye Pasteur Justin Ikase TV Rwanda, ntibaza ukuntu baroga channel y'umushumba bigwa sengera abantu ntayisengera. Kandi Bibiliya nuzi ko ivuga se ko umuntu umuvuzi ugombora agomba kubanza akigombora. Ariko nigeze no kumva bivugwa ku muhanda ngo hari mwene so wa undi hejuru cyane, ngo yajukaga mu gitondo akamanza akaguhamagara ngo umubone waguhamagaye, izo wari kubona ni we zirahita zizaho. Rero arayiroga, ushobora gusanga rero umuvandimwe baramwonesheje. Ariko Isaro barayiroza hari koko, ariko Isaro yeditinga neza,
afite studio nziza avuga neza ibintu byiza nta muntu bireba kuva simwe mwamusakurije se nabakorode kuva ngo yakora n'abandi uri kumva mumuvugiriza yakora ngo muntuza ngo hari umugore ngo mu Bugesera ngo akora muntuza mu buzima bw'ababyeyi nuko ngo arangije sizo nduru zanyuza nabakorode n'abandi mwaje mukamutsakuriza ubu korode yakuvugiriza induru undi ukagaruka uri umuntu uzi gutekereza koko mwabona nka korode yagafashemo ushatse niba witurije ukaba wiryamiye ugaceceka egiterere yanyiranyerera kandi mu buryo bwose tuvugisha ukuri aba barizi ikiro ryango bigende gute ko aba ari urugamba rwinshi rugiye rutandukanye yitera iranyerera pastor iranyerera yikana geranyerera hari impamvu zatuma umuntu anacogora mu murimo kugira ngo susije n'iby'ubuzima arega nubwo abantu bahanura nubwo abantu bakora umurimo ariko twabuze abantu tubura n'ibintu nibuka abagore bitwa ba Gihozo aho nibuka abagore bitwa ba Joseline ba Mama Vanessa ba Mama Lionel bose aba bantu abitwaga ba Goreti aba bantu babaye iki baracogoye nyine bari hese bakiniye n'ikipe batazi bari hese barahari sinjyamabona kuri Facebook byanze hari ntuza wemeje ariko se ubu wa mukobwa wacu ejo bundi nawe wari wakamejeje ari iki inde iyo mvuze umukobwa ariko jya wumva kugira ngo njye kwiteranya nawe yarambwiye ngo ntuzanzane kuri iyi mihanda ariko yagiye byarangiye wagira ngo se uyu muvandimwe wahoze uvuga ngo araducururiza ku ifoto wenda ngo niba muri mbiri ahubwo umubwira nshake hari ijambo Yesu yavuze ati ariko ni kangahe nashatse ko kubundikira Yerusalemu ko wica abahanuzi ukabamara reka nkubwire rero presse sibyo covid urayizi yego iyo bafataga umurwayi wa covid bahitaga batera uruzitiro abantu barimo hagati aho bakajyanwa kubasuzumisha yego uyu mugore araramuka agize ikibazo nawe tuzagufata ibizami nge nta kibazo ufite ndafata Prince ibizami ntuza we uriya we ni igihangange yego ni ikimanuka cyane Beura ndamufata ibizami ariko we ararokoka ni umugome Beura akoze bamushaka ye ni umugome anabyumve aya ngo yaraguhamuye ni umugome kandi afite ubugome bwo mu mutima ariko abahanuzi baragwengeye we reba wowe ndavuga ngo ndumi we uramwibuka harabuze kweri noneho hakozeje Emi w'igihe ko yagiye mageragere ko nawe wa muvandimwe ko nawe nabonyemo uhe nibishaka ndirigira gacha nibishaka oya ariko mwariko se arega abantu nibanahanure ariko banabare nibyo bahanura ese uvuze ko ADPR ngo izagira ubyutse FDLR yaje kuko amavuta FDLR ifite azabyutsa ADPR aruta RPF nayahe ayo mavuta nayahe koko erega buriya hari igihe umuntu ashaka kuba umusitari ariko nibajya no kuba buriya hari umuntu avuze ati uzakine ariko hari ibintu byo kuri papa wawe rero nuko wagumye umbaza ukanambaza nabi wanyu muri ADPR gusa ni benshi banambara Saturday oya ntambara Saturday we ibye ni ntuza buriya ariko uzi ko ntambara Saturday uriya we ajya umugore we ni pastor Abatoni ejo bundi nagiye hara ku rusengero rw'asanga bari gutoreramo ikawa iburetse baragabanye noneho bafashe itorero bararigabana we n'umugore kandi iriya torero ryubatswe n'imisanzu y'abakirisitu ajya gumbeje uko imeze ariko yo ari amakuru ufite noneho ntambara Saturday buriya uzi ko bayoboraga ruriya rusengero umugore batabana ariko barumvikanye bati turamutse dutandukanye ntabwo twakongera kubona amaturo twebwe turajya twibanira
ariko twibonera amaturo ku cyumweru abantu batuburesinga ngo bakavana mu rugo bakicarana nka mami na dadi mbere y'abakisi ariko bataha umwe akajya mu cyumba cye imyaka 8 mbere ya covid imyaka 8 urusengero rufunzwe nibwo bavuze bati aferi irarangiye noneho rero icyo twarengeraga kirahagaze umusanyuraho reka twigabanire barigabanira umusaza aca isheni aragenda none se ubwo ntambara niba atararokotse sibamana nimuzandenganye muzandenganye niba Messi yabuze igitego baze kugira ngo ntuza muri yo siporo niba ntacyo yabonye na Messi yakibuze ese umwe wahengekaga ikibuno we yagiye umwe wahengekaga ikibuno mu minsi yashize yigira cye ntago njye nabikurikiranye iby'ikibuno ubwo nacyo cyaciyeho abantu impamvu badukurikiye dushobora gutangira gutya batari kumva ikintu turi kuvuga uyu murimo witwa umurimo w'Imana abantu benshi ari abawuvuga n'abawubwirwa barashutswe bashukwa bababwira yuko uri kumva binagana birereta ibintu bimeze neza ariko kuwinjiramo no gufata intambara niyo mpamvu ubona bamwe babuze ngwino hanure nubwo uririza iki numara kugera mu rugo uvuye mu mwuka ntago biraza gukuraho yuko wari ukeneye nayo kubaka urugo nk'abandi yego sibyo iki kintu abantu barakirengagije wambajije impamvu kiri mu bintu abantu bazize dore ibyago abantu bahuye nabyo abantu babaziritse mu idini yes uzi ko bamwe mu bakobwa bari nk'abavuga butumwa muri ADPR bagiye babona n'abasore babarambagizaho mu yandi matorero bakanga ngo baba baguye ntibahemukira Imana uzi ko birangiye bagumiwe abandi babo umusore yamwandikira I love you ati toka dayimoni ngo ahagaze ngo mu mwuka akumva ko Imana izohereza ngo marayika uvuye mu ijuru akaba yamurambagiza akamurongora kandi izo serivisi ari serivisi zitangwa n'abantu zitava ku Mana Imana itera mu mutima aba bahanuzi wahoze uvuga bose ngenzi nk'abanyamakuru nk'abane banyuze mu biganza noneho bataka ikibuga batazi uko ikibuga tera igize gute imeze nk'ubu nkawe wowe umaze kuba umwana w'umuhanda ubu gahunda zose urazizi ndabeshya umuntu akaza gukina ku kibuga kinyerera atazi gahunda uko zigize gute zikorwa abenshi ngiki cyo bazize wari ubizi ko baje bakagwa mu biganza by'abagenti sibyo bitwa abanyamakuru uri kumva bafite indi mitwe bakorera mwebwe mukarwa mu kubaza ngo bagiye bari bahingukiye he mugasoza ngo bamwe ngo nabagome yego nyine oya dore ikibazo ukuntu kiba kimeze ngira ngo ubu batangiye bamwe kubona ko yego hari ibintu babuze bari bakeneye kandi kugira ngo babibone ko bagomba kuva mu nzira barimo yego kuko shitani yabishyize kure hano hagati yabo naho biri harimo interaniro yego hariho bambwiye Musanze ngo ushobora kuba twite ntago muvuze ibwo nabwo ndi mwiperereza ntago nzajyayo ubwo nyine uraza kumenya amakuru ariko agize umugisha n'uwo mwana akamubyara umwana we bujya natwe twese niko ba mama bagiye banatubyara ariko turiho kandi twariyeranjije turi abantu b'abagabo kandi urumva se urabona tutari abantu b'abagabo ngo iki turi abantu b'abagabo erega muzageraho mutsindwe muzagera none se reka nze nkubwire wenda mama mbyara abantu barabuze ati uyu mugore udafite umugabo yasambaye yego none se ngiye kucyunyemera kuki Imana inyemera yego uzasubira inyuma usange mama yarakoze umurimo w'Imana yego kugira ngo mvuke ibintu by'Imana biratwikiriye sinzi amagambo mperutse kumva uri kuvuga kuri social media ngo Imana igaragara nk'umuntu kamera gutya na gutya na gutya na gutya ubwiru bw'Imana yego abantu rero
bagize gutya bararubira nabonaga Elize ku isaro yenda kumena genda naramukurikiraga nanamufana yenda kumena nigeze no kujya kubwiriza ku isaro mbona ntashaka no kuma umwanya rwose arimo amanza nyine kuma mikoro arabanza aranyenteroja ngo yumve ko ibintu navuga ngo abantu babyumva numva nkosora ambwira uburyo abapasiteri twacuramye ambwira uburyo twarindagiye ambwira ko we yamaje gufata icyemezo n'ibiki ariko nanjye namureba nyine ubu ndenderekwa mu buryo bukomeye cyane urakaze mfite impano nahawe n'Imana ikomeye uretse ko ntajya hariya ngo nishongore ngo ndi umuhanuzi ariko ushaka kumenya ko ndi umuhanuzi hari umugore ejo bundi uretse kumbwira ngo musengere ngo umugabo bamufunze ndanamwihorera kuko ngiye niba abantu baba diaspora ngusengereje ukamboroka sinshobora umugore nagize gutya mbona nyohereje 10,000 by'amafaranga y'u Rwanda 10,000 naranze no abayohereje 10,000 10,000 ndabibona byari nka saa 4 z'ijoro mu gitondo abana bari bugiye ku ishuri 10,000 ndagira mpita mbibikuza mbiha umunyeshuri cyangwa amafaranga uyategesha ndagije mpamagara wa mugore indi 10,000 nabibonye nta nicyo binamaze sibyo nariko mbihaye umunyeshuri biramugezaho yiga ariko ntago nembuze n'itike ini niyinjira mu kigo akinjira mu kigo umugabo wa leta asohoka muri gereza niko systeme nge nyubatse mu mavuta Imana yamaye araseka ngo namwe navuta yanjye ari hejuru sibyo yinjiramo umugabo asohoka umuhungu wanjye yinjiye mu ishuri yinjiye mu kigo saa 11 n'igice sibyo ribu nayibwira umugabo ngo taha ubwo rero abantu bakagiye baza ngo basuzugura amavuta ya Robert ntabwo ababigwa basakuza no buri aribo bahanuzi ariko none umutipe ubwo navugaga Elize uburyo yamanje aranyestima cyo guza ngiye kugira amahirwe mbona aranyemereye nuko ku isaro nyuzaho ikiganiro nuko nditaye ariko ni nabyiza kumanza gusuzuma umuntu amavuta yawe naye niba bikorana nabyo ako kantu nako uzajya ugakora manza ucekinge kuko buriya rega siyo mpano ushobora kwakira umuntu erega abantu bagomba kumenya ko buriya hari igihe turi hejuru n'igihe tuzajya hasi kandi aho hejuru hajya abandi ubu rero ntabwo akurikiranwa ngenda akurikirana ubu rero igihe kizagera yongera akurikiranwe nanjye nge hasi nahubwo niko ako kantu abantu batajya biga ntabwo abantu bakamenya none iyo umuntu abonye wari kurebwa agira ngo sibyo ntabwo hari abandi bo bazareba ubu uyu munsi wowe niba uri kurebwa nabonye YouTube robo zaraguhisemo n'urugero nguhaye uyu munsi niba uri kurebwa ejo uzajya kubona Emmanuel ubu niwe ugezweho zaramurutse we niyo wamuha ikiganiro nta n'abamugana nenye mwisa ni biyuze nye mwisa kandi abantu benshi ntabwo bajya babimenya ko n'izi robo ariko ntabwo ari ibibazo biri mu ivugabutumwa gusa turi kujya hanze turi gusanga bitwa ba Muyango na ba DJ Buriyani yego mugani wa nuza wa Nsabi Dr Nsabati DJ Buriyani ngo no mutinganye ariko sinjye ubivuze ati bose se nibabizi yego ubwo rero ahantu hose ku cyurabona uyu munsi hari gwaserera nyindi isi yacu yaricurize natanze akagero keza kazigira inshuti tureke nabo bahanuzi n'abandi bantu isi yacu yariyubitse abantu bashaka kuguma kuba hamwe hari hejuru hamaze kujya hasi wari wabona imodoka iyo iparitse ahantu amapini aremererewe kubera ko uri biteretseho iyo ukoze urugendo ukagenda ubutaha aba ari hejuru niko n'isi yacu igize gute aka kantu kakwiye kubera abantu isomo gakomeye uri kumva nk'uko Salomo yanditse mu mubwiriza akandika ngo habaho igihe cyo kurira hakabaho igihe cyo kugira gute cyo kuseka igihe cyo kwishima n'igihe cyo kubabara nawe wamuhanuzi we uri kumva uri kwibera uyu munsi menya ko ejo message yawe nirangira uzavaho aha turi Silas niwe waririmbye neza yari yabanga aha turi hahoze ariko ari hehe ntuzi nawe ari nawe ubwo yaragiye reka nkubwira akantu gatoya oya ariko se nawe uretse reka turebe reba isanduku irimo Theogene yego
sibyo bose babireba. Reba hakurikiye isanduku irimo Mbayahaga Silas. Reba isanduku ubugabo n'abahanzi bari buririmbe Elize aze kubwiriza. Ngiraho iyo sanduku. Reba isanduku ipfundikiriyemo Zigira Inshuti. Twarapfushije. Reba isanduku. Hari abatipe bitaga ngo niba Ikizumusonga baranabitiriye nayo mazina abitwa ngo irabigize gutera irabisiribanze ngo irabisiribanze bafite nayo mazina ngo irabisiribanze. Urumva hari abitwaga irabivivuye, hari umutipe twitaga ngo Elias irabivivuye. Imana yacu irabivivuye oya uwo mutipe bitaga irabivivuye uzi izina rye ni umutipe wiriya mu bice byo mu burengerazuba bamwitaga biryo wiziritse se. Oya ntago ari biryo wiziritse ubona warahari bose barapfuye ariko jabo reka nirimbi ry'intwari nirimbi ry'intwari mwana imirambo yagoze imbonishijwe. Oya undi we yaguye mu mazi igicumbi hariya wigeze gupfiramo. Yego urumva bamwitaga Bitare bisate bya Nyagasani. Yego yari umuhanuzi Bisate yarazaga kavuga ati abafite amadeni bose bagahagurura agahita agira ngo irabivivuye mwicara kandi mwana abantu banataha kuko amadeni akishyurwa uziko abantu ariko Imana yakoranye nabo bikomeye. Abarwayi urwaye iki ati malaria urwaye iki ati uzajye kwa muganga. Undi urwaye iki ati nge ndwaye umugongo abavivuriye bose. Umutipe kugira ngo yaragisoma Bibiliya yambwa ati nge ntacyo ushobora no gutwara Bibiliya. Ati Imana iri muri nge turakendana. Urumva uziko ariko batipe bimuye Haji hariya baramwirukana. Kwa Haji sara ubwo ukimubona arega bafite amavuta abantu bagiye barangira iririmbi riruzuye. Mwami Yesu Yesu yaje ko wabwiye umuntu witwa Hezekiyeli kavuga ngo ari amagufu kuri kuyareba muri aya marimbi ni menshi ati tusi ninjye wa mugore namuzi ninjye wa mugore se namuyoberwa se ariko wabwiye Hezekiyeli kavuga ngo uretse mirutse kubona indirimbo ya Tituze Jean Pundi iteye agahinda. Iyo urebye indirimbo Titusi yakoze ashonje sibyo atega moto, indirimbo yakoze asaba itike ku rusengero, indirimbo yakoze ari inzahare, ukazigereranya n'indirimbo akoze afite umugore n'inda afite inda akeye anywa umugati arya umugati usize akanywa ishyushyu afite imodoka agendamo. Uribaza mu by'ukuri harya aba bantu bakoreraga Imana ni gute imodoka igenda yiruka itari mesansi maze Imana yayishyira kuri sitasiyo yayuzuza karibira ariko bibaho we buriya ngo ntuza bayita ngukira oya ntuziri inyura mesansi kariburatere ngo iranuwaya iyo esansi yuzuye iyo yuzuye na moto ikuzura iranuwaya ubwo kugenda bikanga bikagusaba kumena esansi muri kariburateri kugira ngo hazemo akanya n'akayaga. Bibiliya ivuga neza ikavanga umuntu witwa Hezekiyeli yambwa turi kureba kiriya kibaya. Urabona ko ikibaya kirimo amagufa yumagaye. Ese byashoboka ko umuntu yayahanurira akavuga ngo niyongera abeho kandi byakunda. Noneho niyongera kubaho azajya amenya uko yitwara muri ubu bunyerere. Sibyo? Yego. Sengero zaranyereye. YouTube iranyerera murayizi ko inyerera yo ni danje.
ariko twebwe kuri YouTube nta waduseka eh nta waduseka iyo usanze umwana ahetse umukwanana nawe uraheka ntabwo uvuga ngo uyu mwana ngo yaba ari umwana nyine ubyemera nk'umwana kandi iyo umutaye mu mazi nawe wafata umwana wawe waworojana agahita ajugunyamo umwana wanjye ngo nanjye urwana rwawe narutaye mu mazi kuri YouTube nk'abapasiteri nizayi wabiteye ubwo amaraso y'Imana yacu izayamubaza muri twe twibereye mu nsengero twicayemo kuri altari twimereye neza baraza batwirukanamo ubwo rero umubyeyi witwa YouTube kuri Google aratwakira amabwiriza n'amategeko ye birubahirizwa cyane buri gihe cyitwa Guideline Community ukuvuga cyane kuri gukeya ibinyoma byinshi abanyakuri ubwo mumukureho nta kintu cy'ukuri gipfa kuba bajya kuri YouTube ni mpamvu ubu twe tutagifite n'abantu banatureba buriya nuko tugerageza kuvugisha ukuri umunsi wabeshye ukitereka ukabeshya Prince Robert TV izahita igira ibihumbi 100 uzajya gufata cya gihembo umunsi wabeshye ukicara hano uzaze twicare dukora inkuru iminsi 7 z'ibinyoma urebe Roba urebe turajya tuzikorera ku mabariko y'amahoteli tubikore se ku mabariko y'amahoteli kureba irimbi hari hakurya ngo ryijyaneho mbishaka inkuru z'ibinyoma turazikora ku mabariko y'amahoteli kabisa baraziburesinga barazizamura kandi abantu bakanazireba zikarangira kandi nizo bemera ko ari ukuri reka rero tubwira abantu ntago tuba tuje gusebya no kwandarika abantu niba twarababuze natwe n'abandi bose barababuze gusa tubwira abantu ngo babasengere kandi nabo aho bari bumve yuko rwari uruhahiro twahahiragaho umuntu wese yarageze ku isoko agasanga nta kintu kikibereyemo ntago yabura ubutabaza abacuruzi bagiye niba nta kindi warenzaho rero ngira ngo wasezera reka dusoze icyo nasoza burara akantu kakomeye navuze ngo aya magufa yumagaye ese ntiyakongera akabaho Uwiteka ni ubisi niko Ezekiel yavuze niko yabwiye Ezekiel dushobora no kuba twibwira ko bavuye hano barakoze iki ijambo ry'Imana rikora navuga ngo kure y'induru na kure y'aho abantu barasanira niho abantu baza kuvoma amazi niba ariko kuri rero bakaba bihishe bibereye mu myobo kadutegereze Goliath ubwo naza bazazamukana nayo baririmba indirimbo y'amashimwe Imana ibamugisha yes reka dushimire abadukurikira dushimire abantu mwakoze subscribe turahura mu bindi biganiro bikurikiraho ibiganiro byacu nakagaruka ciao